Mu gihe u Rwanda rukiri mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 kuri 22 Gicurasi 2025, abikorera mu karere ka Gisagara bibutsa abahoze ari abacuruzi n'abikoreraga bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Mu ijambo yagejeje ku bitabira iki gikorwa, perezida wibuka mu karere ka Gisagara Mbonirema Jerome yasabye abacuruzi n'abikorera kwibuka ariko banafata ingamba zo gukumira jenoside ko yazongera kubaho ukundi. Twabura kandi nk'uko n'umuhanzi mu kanya bivugaga gushimira n'ubundi leta yacu ko yatugeneye kino gihe cyo kwibuka, kuko mu by'ukuri ni igihe cyiza ku banyarwanda twese, kuko ntabwo kwibuka ari by'abarokotse jenoside gusa, ni by'abanyarwanda twese. Ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma tukongera tukumva amateka nk'uko umubyeyi Rutayisire yadusubiriyemo, cyane cyane ko hari ababyirutse batayazi, hari abatari muri kino gihugu jenoside iba cyangwa inategurwa. Abo bose rero kimwe n'abayikurikiranye n'abayigizemo uruhare n'abayirokotse, ni umwanya noneho wacu twese nk'abanyarwanda kugira ngo dusubize amaso inyuma, twongere twumve, twongere twigarukeho, hanyuma dufatire ingamba hamwe z'uko jenoside itazongera ukundi, cyane cyane ko ntacyo yadufashije nk'abanyarwanda. Ku ruhande rw'abikorera n'abacuruzi bo mu karere ka Gisagara bavuga ko bafashe ingamba zo kumira ko jenoside yazongera kubaho ukundi. Ingamba ntanye no gukomeza gushyigikira nyine icyo gikorwa, tugakomeza twibuka abacu bazize jenoside. Gukumira no gukumira umuntu wakumva wese afite ingengabitekerezo cyangwa n'icyaba kijya gusa nayo cyose, tukamukumira hakiri kare. Igikorwa nakiriye neza kuko bakuye ubutumwa bwiza, uko twaje kwibuka bagenzi bacu bakoraga akazi nk'ako dukora. Ni ibintu byiza, ntahanye ingamba z'uko aho nkorera ngomba gushishikariza bagenzi banjye baba bataje tabashije kugera ahangaha uko atari byiza, jenoside atari nziza. Ngomba kubwira umuryango tuyoboye nk'abacuruzi yuko atari byiza. Muri iki gikorwa cyo kwibuka abari abacuruzi n'abikoreraga bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994, abikorera n'abacuruzi baremeye imiryango 3 inka zo korora mu rwego rwo kwibuka kandi bane. Muri iki gikorwa cyo kwibuka abari abacuruzi n'abikoreraga bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994, abikorera n'abacuruzi baremeye imiryango 3 inka zo korora mu rwego rwo kwibuka kandi twiyubaka. Jean Claude Nkurikiyimana, Radio Salusi mu karere ka Gisagara.